birabisaba ngo rero tube inshuti abaye abyemera twaba inshuti tukajya inama tukamera n'ubundi nk'abantu bari mu rugo rumwe ko twese tumufitiye abana kandi ni umutware wacu twemera. wumva mwamusaranganye se? ntacyo bitwaye ndetse n'ubundi ko tuba twaramusaranganyije tutabigiyeho inama araza akakubwira ati ngende umusore nawe wareba ko wanabona arimo akiri muto ukavuga ati po uriya ni umusore koko. ese mu by'ukuri kwitwa inshoreke ntabwo byakubereye igikomere nyuma y'uko bimenya ko ufite cyane uwo mugabo wawe afite urundi rugo? biri mu bintu natinze kwakira kuko mu mibereho yanjye nari narabyirinze cyane. Uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwihariko muri Igasabo Showroom hamwe tuba twicanye n'abatumirwa bacu beza cyane. ni ukuri Imana ikomeza ibaho umugisha kandi ibatera iteka. niba utarakora subscribe kora subscribe ubundi tujye twibanira mu biganiro. mbese niba utarampa iyo kado yempe dusoza umwaka wa 2024. so Igasabo Showroom haba hari ibikoresho byiza bya salon, ni ukuvuga salon nziza, salle à manger, ibitanda byiza, icyo wifuza cyose rero kiraboneka by'umwihariko muri Igasabo Showroom. duhamagaye kuri 0788 77 0689. ndi kumwe na Celine tuguhe ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Yego murakoze. umeze neza? Meze neza gahoro. ni amahoro? Ni amahoro. nabwo ni gahoro? nizere ko umeze neza ariko hejuru y'ibyo byose bituma nyine bituzura nyuma y'ubuzima nyine bugenda bukomeza cyane rwose. yitwa Celine niwe tujye kuganira. harya irindi zina ni Nyirantezimana. Nyirantezimana Celine niwe tujye kwiganirira tubwire inkuru y'ubuzima bwe y'ibyaciyemo. hari ibyo tujye twumva akajya ni ikinamico. ni nabwo ubuzima bwa Celine. ugira gutya uza mu mujyi wa Kigali uhura n'umusore mpura n'umusore ngo mwiza rwose koko. ari mwiza pe. ubwo nyine turakundana. urukundo rwacu nyine ruvamo no kubana. mwahuye ryari? duhe inkuru neza Celine. twahuye 2012 hafi aho. yego 2012 uhura n'uwo musore. yego turakundana mbona nta kibazo. urukundo rwacu nyine ruvamo no kubana. turabana tugirana umwana umwe tugirana n'uwa kabiri. numva twabanye nko mu myaka 5. yego muri iyo myaka 5 njye nabonaga nta kibazo. mufite urugo rwiza. ari umupapa umeze neza. abantu badusura urugo rwacu rugendwa nta kibazo. ubwo rero muri uwo mwaka wa nyuma ubwo haje kuzamo ikibazo. uwuhe wa nyuma? umwaka wa 5. umubana nk'umugabo n'umugore. yego nibwo naje kubonamo ikibazo. mbona mesaje bamwoherereje bamubaza ibikoresho by'abana. kandi mu by'ukuri ntabwo yari yarigeze ambwira yuko inyuma hari urundi rugo ruhari. ko nanjye uko namurebaga nabonaga nyine ari umusore kuko yari akiri mutoya. yego ubwo rero yari yaravuye iwabo afite urundi rugo ariko njye ntabwo nari kubimenya. iyo mesaje nyine nyimubazaho nimubajijeho hari ukuntu nyine ubaza umugabo ikintu yabona ari kirekire akakurusha kurakara. yego ubwo rero iyo ubonye arakaye ucisha makeya kamwihorera ukavuga ati wenda ejo n'ejo bundi nacururuka tuzabiganiraho. nuko ndategereza umunsi wa mbere wapi, wa kabiri wapi, uwa gatatu nuko bikomeza kubiceceka nyine. ngeze aho ngaho ndamwicaza ndamubaza ese ya mesaje byagenze bite ko utansobanuriye uko bimeze. ko yari amaje gucuruka buriya nawe yabitekerejeho. aravuga ati umuntu tubanye imyaka yose imyaka 5 kuko ntago yambangamiraga pe. nabonaga nta kibazo. yari umupapa mwiza. yari umupapa mwiza kuko ibyo nta nubwo nigeze mbimukekera. kuko hari n'umuntu wigeze kumbwira ati
uriya mugabo wawe afite abana gutyo ukuntu. Ndabimubazaho, bimubajije haravuga ati oya bashaka kuduteranya. Kuko muri iyo myaka twari tumaranye nta nubwo yigeze avuga ngo hari ahantu ngiye reka da. buri munsi yaratahaga mu rugo nta Umunsi kibazo. yaratahaga nta kibazo. Nuko ahubwo mu nyuma namubajije iby'iyo mesaje muri iyo minsi ageze aho asasa inzobe. ni message yavugaga iki? Mesaje yamubazaga ibikoresho by'abana byo ku ishuri. wumva umuntu abimubaza nkaho se nkumva nyine nkaho ari mama w'abana uri kubimubaza. kandi bakibana. Mu bigaragara yari asanzwe abimuha. Yego. Rero sinzi uko byari byagenze agera ubwo amwohereza mesaje. Nuko asasa inzobe ambwiza ukuri, arambwira ati ngiye kukubwiza ukuri ubwo ntunyangunyange ntunkunde buriya twahuriye i Kigali nsize urundi rugo mu majyaruguru ariho haho mu Ruhengeri nyine i Musanze. habaze se urwo rugo ufite abana bangahe? Ufite abana 3. Yego. None se imyaka yose ishize bari babayeho bate ko utigeze uvana ngo nibura ujye no kubasura mvuge ngo umuntu yagiye? Byari bimeze bite? Kurumva yabuze icyo ambwira araceceka. Nuko acaho igihe arambwira ati ngiye kureba umugore n'abana nasize ndebe uko bameze. Yego. Ndavuga ari ntacyo, urugendo rwiza, yari afite n'amafaranga ayagabanyamo 2 amwe arayampa andi arayajyana. ndavuga ari ntacyo, genda urebe uko bihagaze nzumva umbwira. Aragiye amara umunsi wa mbere wa kabiri tuvugana nta kibazo. Hashize nk'icyumweru numva nyine nimero ye yavuyeho. Kumbura uko mbigenza nyine ndiyakira ndavugana uko bisa kose umugabo yageze mu rugo rwe, nanjye reka ndebe ukuntu nahigira abana babeho. Ko nyine ntangira. None se buretse gatoya ndashaka kumenya yari yarakubwiye ko uwo mugore bari bakibana nk'umugabo n'umugore? Njyewe icyo gihe nyine yambwiye yuko asasa inzobe akambwira. Yarambwiye ati buriya naje nsize umugore n'abana mu cyaro. Ngeze i Kigali nkubonye ndakwishimira turabana ariko sinari kubikubwira. Kuko iyo mbikubwira ntago twari kubana. Bivuze ngo rero yakomeje kuba umugabo w'urwo rugo ntabwo byigeze bihagarara. Mu bigaragara. None se iyo yajyaga mu cyaro akubwiye ngo agiye i Musanze bivuze ngo ntabwo yararaga ahandi, yararaga ku mugore we? Kandi muri iyo myaka 5 atari yigeze ajyayo. Ntabwo ari yigeze ajyayo rwose. Yagiye ahubwo muri uwo mwaka wa nyuma nibwo yagiye ahita kwama. Hashize nk'icyumweru urumva twavuganye muri iyo minsi 3 mubaze se bimeze bite, ati nta kibazo bimeze neza. Suzagaruka ryari nzakubwira. Nyuma y'icyumweru umva nimero yabaye kompoze. Kujya mvugana umugabo uko bisa kose yageze mu rugo rw'urugo rurimo abana 3. Urumva baba ari urugo rukomeye. Yego. Ndavuga nti reka niyakire ntangire. Ko nawe wari umaze kumubyara abana 2? Nanjye nari maje kumubyara abana 2 noneho sinari nanabizi. Ndavuga nti reka niyakire nta kundi nari kubigenza kuko sinari mazi ngo najya kumureba. Niyakira nyine ntangira guhigira abana mu buzima utoroshye nawe urabizi. Nuko yeza ko yazongera kumpamagara wapi. Mwaka umwe urashira undi urashize. Nuko nkabona ibintu nyine bikomeje kwanga, abana bariga. Yiga umwaka umwe undi ntibige kubera ubushobozi bukeya. Kandi yari umugabo wifashije? Nabonaga yifashije nta kibazo. Nese kuki atakomeje
kugufasha nk'umugore we urumva ko warubaye umugore wa kabiri utabizi? ntabwo nari mbizi. nuko buriya nyine ni za ntege nke z'abagabo, gusa nyine ntabwo njya mucira urubanza kuko mu gihe yari ahari nta kibazo twagiranye. ibibazo nyine byaje ahagendeye. rero sinzi ngo bimeze bite, ndaho nyine. ntumuhamagara se ngo umubaze uti ese waragiye ugenda uhereye byagenze bite? nimero ntigicamo, indi yari afite niyo nakoreshaga, nayo nkunda gukoresha ubu ngubu. urumva yatwaye imwe indi arayisiga, yego, indi rero ntiriho. mbarahinduye simukadi, niba byaragenze bite simbizi, kandi sinavuga ngo ngiyeyo simpazi. gute utazi se waba umugabo? ntabwo wari uzi ku babyeyi be niba yari abafite? reka iyo myaka yose nyine yashize dupanga kujyayo, irindi shira umwaka ugashira ati tuzajya kwa mabukwe, umwaka ugashira undi ukaza ati tuzajya kwa mabukwe, gutyo gutyo. nawe rero umugore ufite icyizere uramuzi, icyo umugabo akubwiye cyose uracyemera. yego. nuko uwamukunda gute Celine? mva naramukundaga cyane kuko nabonaga ntacyo antwaye, cyane ko aho yari yarankuye naho hatari heza. ko hari heza umuntu wari waremeye se kumfashanya n'umwana wanjye, ko ngiye tubana. urumva nawe mfite undi mwana utari uwe, umubyarira babiri. hari umwana wanjye yaramukundaga pe. yaramukundaga rwose, yamufataga nk'abe. ntabwo yabatandukanyaga ngo avuge ngo uyu si uwanjye uyu ni uwanjye. ni nacyo kintu namukundiraga cyane. none se ugize gutyo watunguwe ute ubonye agiye akagenda buhere bitewe n'uko wari umuzi? urumva uranza kubyakira bikanga, ariko nyine amaherezo urabyakira ko nta kundi byagenda. ubwo uwamwoheje nka mesaje zingahe adasubiza? kubera ko nimero nayihamagara ikaba kompoze, nta nubwo nigeze nohereza mesaje kuko nahise numva ko nyine itariho cyangwa se yayihinduye. nuko nta nshuti zanyu mwari muhuriyeho wiyambaje uzibaza uti se bwana byagenze bite? inshuti zacu ni izaho muri karitsiye mba, nazo zambwiraga ko zimuhamagara telefone nticemo. ahubwo se nta nubwo ajya bavugisha mwebwe ati wapi, natwe ntituzi uko bihagaze. nuko ubu yagiye i Musanze yibera umugabo wo muri urwo rugo cyangwa yashatse undi? oya, mu bigaragara yasubiye mu rugo rwe. yasubiye mu rugo rwe. buriya wenda yarebye imibereho y'i Kigali abona ntiyayivamo, nuko ahita ahitamo nyine kugenda gutya atavuze ko ntacyo twapfuye. n'icyo utajya wibagirwa mu bana? n'icyo utajya wibagirwa mu bana ujya usubiza amaso inyuma ukavuga ngo uzi ko wundi burya yari afite umugore akantu yigeze gukora ndibuka ko byari bimeze gutya na gutya? yewe ni byinshi kuko yari ameze nk'uzagenda, buriya umuntu mutazamarana igihe akora utuntu twinshi twiza. gute? akaba yagenda akakuzirikana akavuga ati madamu wanjye akunda iki, ko njye nikundiraga isambusa zirimo amagi. yego. nkajya kubara nkabona uko avuye mu kazi arayinzaniye, cyangwa akanzanira akaji ka mirinda. mbese mva ni byinshi. yakwerekaga urukundo rudasanzwe? ntabwo yararunyerekaga pe. ndetse uramutse uhuye n'umugore we wa mbere cyangwa ari we mugore banabana, urumva yaragutendetse nawe aramutendeka, wumva mwaganira iki? tubwire mu buryo burambuye. umugore we wa mbere duhuye, rego ubwo urumva twese ni nk'aho turi umuntu umwe, ari ibishoboka twaganira twaba n'inshuti, kuko urumva umugabo wacu ni umwe. biba bisaba ngo rero tube inshuti, abaye abyemera twaba inshuti tukajya inama tukamera n'ubundi nk'abantu bari mu rugo rumwe, ko twese tumufitiye abana.
kandi ni umutware wacu twemera. wumva mwamusaranganya se? Ntacyo bitwaye. Ndetse n'ubundi ko tuba twaramusaranganyije tutabigiyeho inama. wumva wowe bishoboka umugabo yagaruka mu rugo akabasaranganya ubundi akaba umupapa mu ngo zose? ubundi njyewe nemera amahitamo y'umugabo cyane. Ko n'ubundi yagiye kubikora n'igihe abikora atakugishije inama nk'ubwo ngubwo urumva ukuntu byagenze, ugasanga n'ubundi bibaye bibi kurushaho. Iyo bibaye byiza rero umuntu yakagombye kuvuga ati hariya hafite abana, kandi buriya abana baba bagomba kwitabwaho na papa na mama. Na mama akitabwaho? Na hariya ni uko kwenda umva nta mpamvu yo kubirakariramo, kuko aba agomba afite ubwo bushobozi bwose yahitaho. Hako bibaye ntabwo niwe wifatira icyemezo, ntabwo mwe mwamufatira icyemezo. wumva aho ari se urugo rwe rumeze gute bitewe n'uko wari umuzi? uko ujya ubikeka? uko njya mbikeka wumva umugore we yaranezerewe? wumva abana be barahiriwe? uko bisa kose nyine ntabwo babura kunezerwa. Korega umwana wese iyo arezwe na papa na mama hari ikindi kintu yiyongeraho. Yego. Aho rero iyo umurezi uri umwe biragora cyane. Nk'ubu mba nabuze uwo ngisha inama. Niba mbuze minerivare ndumva ndabyimenyera, avuga ati yenda undi mwaka nzayibona asubire ku ishuri. Yego. Nuko ubu ngubu aramutse akubwiye ati reka ngaruke mu rugo rwanjye, wabyemera? mba numva ntabyemera. Ese nakongera kumwizera koko? Najya mpora mfite ubwoba ngaragiye. ariko yaza akakwigisha akagutera amasomo ati Serine wanjye. Buriya iyo umuntu akubabaje biragora kugira ngo cya gikomere yaguteye kizakire. Ko n'ubundi najya mpora mvuga ni kukoregana mbere nabonaga ntacyo bintwaye. Rero najya nkompara iby'icyo gihe n'ibya mbere, avuga ati noneho haragiye. Urumva sinabyakira. Amahitamo meza nuko yaba papa mwiza w'urugo akagaba umugabo mwiza wo mu rugo, mwese akabasaranganya nk'uko watubwiye mbere. Nuko nyine ubwo se uguhuye n'umugore wa mbere ntiyagutera ishoti akakubwira wantwariye umugabo? Birumvikana nawe ntabwo abazi uko byagenze, abazi yuko mwabanye ubizi ko mu by'ukuri uburengana. Kuko njye niba ntuye ni Kigali bakaba atuye mu majyaruguru ntabwo nari kubimenya. Ko niyo njya kubimenya ntabwo nari kuvuga ati ntabwo nari gushakana nawe, ko nari kuvuga ati uyu muntu afite urugo, niba agiye kuruhemukira nanjye azampemukira. Kandi urumva ko ariko byagenze. Yego. Ko rero icyo nari kugitekerezaho simbyemere. None se wenda abana ntabwo bajya kumbura papa ngo ubone ko bamukumbuye? Baramukumbura cyane, ariko nyine nta kundi babigenza. Nawe wigeze kubaza se aho papa yagiye? Barabimbaza nyine nkababwira ngo ntabwo mbizi, cyane ko nyine bamaze kumenya ubwenge. wabwira iki abagabo bafite ingo zitandukanye ariko mu buryo bwa rwihishwa? Njye icyo nababwira ni uko abagabo bafite ingo zitandukanye mu rugo bwa rwihishwa baba bagomba gukoresha uko bashoboye, nk'uko bazishatse babizi yuko ari ebyiri cyangwa zirenze ebyiri, n'ubundi bagakomeza bakazitaho. Ndumva ari byo byiza rwose. Urumva wowe birashoboka ko wakwitwa inshoreke kuko waje uri umugore wa kabiri? Urumva niko nitwa, kandi n'uwo wa mbere ndakariye ntago ngiye byambabaza, kuko nanjye ari njye ntumva narakara ari nkanjye. Abagore ntago baba bazi uko byagenze, ahubwo amakosa aba afite abagabo. Ko umugore aba azi ngo wamutwariye umugabo, kandi muri make nawe ntago uba uzi ngo aramufite. Araza akakubwira ati ngende umusore, nawe wareba ko wanabona arimo akiri muto ukavuga ati po uriya ni umusore koko. Ese mu by'ukuri kwitwa inshoreke ntabwo byakubereye igikomere?
nyuma y'uko bimenya ko ufite cyane uwo mugabo wawe afite urundi rugo? biri mu bintu natinze kwakira kuko mu mibereho yanjye nari narabyirinze cyane. Natinze kubyakira pe. Gute? Numvaga ko iteka umugabo wubatse aba agomba nyine kumenya urugo rwe, nta kindi kintu. Urumva iyo uje uri inshoreke uje gusahura rwa rugo rwe rwa mbere, akaba akirwitaho nka mbere. Ibyo byose rero narabitekerezaga nkavuga ni nanjye ndi umuntu, ese ubu njye bimbayeho nabyakira? Ibyo bintu nkabigendera kure, ariko ngo ikintu wanga nicyo cyiza kigusanga nyine. Ushiduka wabaye na inshoreke. Nyuma yo kubona ko y'iyo message wabonye y'umugore wa mbere, mu by'ukuri ntabwo wigeze usa naho ubwira nabo umugabo ku buryo ari cyo cyatumye avuga ati reka nigendere, ndumva utangiye kubigira intambara? Oya, ntago namubwiye nabi, ahubwo numvaga namugisha inama nkumva ukuri. Ukamugisha inama ute? Nkamubaza ndetse iyi message ko ihagaze gutya na gutya bimeze bite? Ko mbona ari nk'iy'umugore wa mbere. Bimeze cyane ko nyine byari byarigeze kunca mu matwi, ariko simbe agaciro. Byaguciye mu matwi bakubwira ko afite undi mugore? Bambwira ko afite abana. Ntibakubwira ko afite umugore? Aha. Ariko nyine kuko nabonaga nta kibazo nabimubaza ntabimbwireho, nahise mbyihora ndavuga nubwo nuko duteranya nyine. Nuko yego, nuko byagenze. Ubwo urumva nyibona namugishije inama, numvaga namugisha inama kuko ntago ngira amahane yo kuba nahita mvuga nabi. Ibintu byose ndabanza nkabitekerezaho. Message ukiyibona rero yagize ibyago ikugwaho. Navuga ko ari ibyago yagize ikugwaho, ariko ni amahirwe kuri we ko wamenye ko afite undi mugore. Ni amahirwe kuri njyewe. Yahise ahinduka gute muri iyo minsi? Nyine urabimubaza agahita arakara, akakwereka ko ari mukuri kugira ngo hatagira ikintu na kimwe agusobanurira, ahita arakara. Wabona arakaye nawe ugatuza kuko ntabwo wajya guharira n'umuntu warakaye. Mwari mukivugana se bisanzwe, mwari mugisangira, mwari mukiryama ku gitanda kimwe nyuma ya message? Rwose pe twari tugisangira nta kibazo kuko njye ngerageza koroshya ibintu. Twari tugisangira tukivugana, ariko urumva iyo hari akantu kitambitsemo ntabwo bikomeza kuba 100%. Hari igihinduka. Ese kutubwira nkaho wagerageje uko ikintu cyatumye mu by'ukuri agenda akaguta, yagaruka ni Kigali ntaze kukora kuko urumva aragaruka kameme? Ashaka no kuba atagaruka. Ntibishoboka. I Kigali burya tuyizamo twese. Yego. Gushakirayo birashoboka. Heze ko nta n'inshuti irambwira ko yari yamubona, kandi yageraga inshuti nyinshi. Yageraga inshuti nyinshi. Ubwo nyine inshuti kubamo. Ubwo inshuti nimubamo se nyine imubamo ntimuraburize. Ubwo wenda nyine urabizi ko abagabo bagirana amabanga menshi, kandi hari uwamubona ntanabivuge. Wumva nta kintu wishinja cyatumye agenda burundu? Ngiye kuri njye mba numva nta kintu nishinze. Amaze igihe kingana icyo gihe? Imyaka 2 igiye gushira. Imyaka 2? Atarakohereza ka message ngo kubwire ngo byagenze gutya, kubaza abana bameze gute? Reka nta na bipe. Wumva umukumbuye gute? Ayo ntago nyimukumbuye. Wigeze kumukumbura? Mbikiba urumva kubyakira nibwo byantonze. Nkajya numva namuhamagara ikaba kompoze, ako kugeza n'iyi saha wapi. Nimero ntabwo iri gucamo se ngo twumve? Ndi kukubwira ko yaciyemo iminsi 3 gusa. Ubu ntabwo ufite indi nimero yiwe akoresha? Reka niba yarahinduye nimero, niba sinzi ukuntu byagenze muri make, nta makuru ye yandi mfite. Ubwo ntabwo waba warakoze ikosa ryo kuba yaragufatanye n'undi mugabo? Reka
Ibyo bintu ko abagabo bafuha cyane. ntago njya mbigenderaho, nanjye nzi ko nakoze iryo kosa nakwemera icyaha Yego. nkaba nagisabira imbabazi, ariko nanjye iryo kosa sinarikora. Mu buryo burambuye rero, reba hano imbere muri kamera, noneho kuko wamubuze, wabuze irengero rye, reba muri kamera ubundi ugira icyo umubwira, mesaje yose wifuza kumubwira uyimubwira. Icyo namubwira, ntubwire ati ndakubwira ibi ngibi mugabo wanjye. icyo nabwira uwo mugabo wanjye ni uko ubu namushishikariza kuguma mu rwo arimo. Kuko agarutse wamudiha. Oya. Yego. Oya, namushishikariza kuguma mu rwo arimo akabasha gutera imbere, kuko akomeje agenda gutyo nta terambere yazabona. Kandi uko bisa kose ndabona iryo terambere igihe runaka, wenda hari igihe natwe twazabigiriramo umugisha. Ubwo rero namubwira ko icyo namwifuza nuko atazongera kujarajara, yaguma hamwe nyine akubaka urugo rwe nta kibazo. Uwo mugabo uramutanze, uramuti niyegumire ku mugore wa mbere. N'ubundi rega urumva yari uwe, nuko tutemera, n'ubundi ntiyari uwanjye. Ntabwo ari ukimukunda. Si wakubonye kuva mu maso. Si wakubonye kuva mu maso. Nuko nyine. Mva. Gumi iyo ngiyo ntuzagaruke. None se urumva atari yarakoze amakosa n'ubundi, kuko njye niyo mbimenya mbere ntabwo nari kwemera ko tubana. Ntabwo nari kubyemera pe. Kuza se aba umugabo mwese akababera umugabo, byari kugutwara iki? Ko deja byari byabaye. Urumva byari byabaye. Ko nyine yabigira gutyo nawe kubyakira. Ni nabyo ari gukunda. Kuko ahantu hose haba hakeneye ubufasha bw'umupapa. Yego. Urumva nimba aho yari afite abana, nanjye nkamba afite, yagombaga twese kudufasha mu bushobozi bwe bucye afite. Ntibyahise bituma uzinukwa igitsina gabo bitewe n'uko urumva yakubeshye ikintu gikomeye? Nta kuntu utabizinukwa, nahise numva mbizinutswe pe, buryo ntabwo nakongera gupfa gushaka. Ngubu gahunda ni ukurera abana nyine bagakura, Imana ibimfashijemo. Hari abantu batuka inshoreke, bakabatuka koko, mwadutwariye abagabo muri abana babi. Abo bantu babwira iki? Abo bantu icyo nababwira, ntibakagiye bihuta kuvuga, kuko nawe hari igihe aba yarabikoze atabizi. Nkanjye nk'ubu numva naguye mu ikosa ntabizi, ko sinabiteganyaga n'umunsi n'umwe ko byambaho. Ako nagiye kubona mbona nguye muri iryo kosa. Kurumva nk'uwantuka yaba mpoye ubusa pe. Ariko imyaka 5 irashira uri inshoreke y'umuntu utazi kuri cyane rwose. Uwo mugabo ko agira ibanga rikomeye. Abagabo bagira amabanga. Abagore mwese muri mu gihugu umwe atari no hanze. Ntumenye ko umugabo wawe afite undi mugore? Ntubimenye. N'abana bakuru? Sana n'ubu ntituziranye. Reka da. Ntituziranye kuko njyewe ntago njya muri kariya gace sinkazi. Urumva ngumina ahangaha i Kigali. Nawe urumva gumi iyo ngiyo ntago i Kigali ahazi. Nta kuntu rero twamenyana. Yego. Urumva ibanga ryiwe kuribika byari byoroshye. Abana bumva badakwiye kumenyana? Abana bumva badakwiye kumenyana? Biba ari byiza ko bamenyana. Abana baba bagomba kumenyana, bakamenya ko bava indi imwe. Ibi biba byiza cyane. Cye ku giti cyanjye bamenyana. Hageze bazamenyana biciye mu ruhe rwego. Muzihe nzira? Bagatumye bamenyana ntawe uhari. Ubwo rero urumva kumenyana kwabo bizava kure. Yego. Dusoze rero, inama wagira abagabo nk'abo ngabo
hari umugabo ngo ufite inshoreke nawe ugasanga rwose afite inshoreke mu mujyi wa Kigali afite n'umugore nabwo mu mujyi wa Kigali cyangwa no mu ntara simbizi. Inama wamugira bitewe n'ibyo wahuye nabyo ni inama nagira abo bagabo uko bajya babanza babitekerezeho neza barebe ko nta ngaruka bizateza cyangwa se n'uwo nguwo wa kabiri agiye gushaka abanza amwicaza amubwira ati ako burya mfite urugo, niba naragukunze nkaba mfite urugo urabyemera ko twabana cyangwa ntago ubyemera? Kuko iyo bigenze kuriya nyine agutera igikomere, iyo bigenze kuriya ukabimenya nyuma agutera igikomere kigatuma uzinukwa. Ariko iyo yabikubwiye ukabyemera ubizi biba byoroshye nta kibazo bigutera. Ariko ni bake banabyemera da. Ni bake babyemera. Ni bake rwose. Ariko abagabo ngo barabuze tuba tugomba gusaranganya. Ntabwo mwabuze. Ngo turi bake. Biba mugomba rero kuvugisha ukuri. Wowe ugiye kugira umugore wa kabiri ukamubwira ati ariko mfite urundi rugo, ntumubwire yuko ari we wa mbere uri umusore, akabyemera cyangwa se akabyanga. Ese ubundi we mwamwicaye muraganira mu gihe mwari muri inkumi n'abasore uramubwira uti se ntabwo ufite undi mugore? Nakundaga kubimubaza akambwira ati reka reka. Kuki akunda kubimubaza? Hari amakuru wari ufite? Nyine urabona sinari nzi iwabo, yego twari twarahuriye i Kigali. Rero nagombaga kumubaza ko nta zindi mbogamizi afite. Akambwira ati reka reka. Ati ntumbona ko ndi umwana muto? Ni akahe kajambo akunda kukubwira utajya wibagirwa mugiteretana? Akajambo ke nayo nkunda kwibagirwa. Yajyaga akunda kundirimbira akarimbo kitwa Isimbi. Isimbi? Isimbi ubwo ni ivuga gute? Indirimbo ivuga ngo urukundo uwo rushatse ruramusanga, inkurupfiyo ruje rugatwara umuntu. Simbi ni nabana n'inshuti yanjye Simbi, nzarinda njya mu nda yisingi ifite agahinda. Ego ko yagutomoraga. Niko yagutomoraga seri. Nabonaga ari umwana mwiza. Wabonaga ari umwana mwiza yakwitaga Agasimbike. Ntabwo ujya wibagirwa rero ibyo bihe mwagiranye? Nubwo nyine hazamo ibyo bibi ariko ni ibyiza ugeraho nyine ukabiha agaciro. Nibyo. Reka dusoze nyine nta kundi, nuko nyine ingo z'iki gihe zimwe na zimwe zibayeho. Vuga nimero ya telefone yawe ku muntu ushaka kukubwira ati dore umugabo wa Nyaboneka dore aho ari ngubu, agutungira agatoki cyangwa n'undi wagufasha muri utwo tubazo ugiye urimo ntawamenya, yabikora rwose. Waba afite akazi yandangira. Mbese kugira ngo ndeke abana bakwiga dore ko tuba tugomba kubiharanira. Yego. Ko hari igihe nyine biga umwaka umwe undi bikanga bakicara bitewe n'ubuzima nyine. Vuga nimero ya telefone yawe. 079 54 28 441. None se mbwira umugabo nk'uko mwaganiraga muri hamwe, nta kantu ujya wumva yicuza nko ku bagore wenda icyo cyatumye ashaka umugore wa kabiri? Njye numvaga ntawe bwabambwira. Ntabwo pe. Yego. Cyetse wenda nimba ari uko yari yagiye kure, yari yaje kure y'urugo, kavuga ati reka ndebe undi nifashisha. Ko nta bubi bwabambwira pe. Yego. Ntacyo, reka dusoze muri kano kanya dushimire mwese mwabanye natwe mu kiganiro Inkuru Yanjye, ariko tujye dukuramo isomo mu biganiro nk'ibi ngibi. Numva ko uyu mudamu yahuritse bitewe n'uko yagizwe inshoreke, yagizwe umugore wa kabiri kandi ntabwo yigeze
atekereza ko icyo kintu cyamubaho ati icyo wanze nicyo kikubaho. Yego, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze iguteze intambwe no kwihanganira ibyo bigeragezo. hari akantu gato nshaka gusorezaho. umva nk'uwo mwana wanjye mukuru namubyaye kubwo kumpohotera. Eyo, ubwo rero byagenze bite se? papa we ntamuzi. nawe ntabwo muzi? urumva nanjye kuva icyo gihe sindamubona. sinazi ngatuye he. urumva nyine wamubonye ishuri imwe se? papa wamubonye ishuri imwe? byagenze bite? ubwo ahari niba nyumva simbizi, niba nawe yananyibuka. yitwa ngo iki? ntago mbizi. ntabwo uzi amazina ye? reka reka. umuntu wese umuntu yakuguhohotera akakwibwira. reka da. nuko agize imyaka 15 abaye yumva nyine yazaza kumureba. mwahuriye hehe? mwahuriye hehe? hari epfo 15. muhura gute? byagenze gute? umuntu nyine yaraje. urumva twahuriye mu nzira ansaba urukundo. urumva ku myaka 17 nari umwana. ndamubwira nti reka reka. mugihura gutyo mu nzira? tugihura gutyo mu nzira. ko ahantu nabaga umupapa waho yari umushoferi. nkajya nza gutwara imbuto hano epfo ku muhanda wa 15. ngo uwo muntu niho twahuriye, ntawuzi undi. ansabye urukundo ndarumwima. ansaba kuba fiyanse. urumva 17 uba uri umwana. nta n'inshuti nagiraga. nuko yirwanaho nyine muri ubwo buryo. hari nijoro? hari ku manywa. agufatira ku ngufu se ku muhanda ukagira Imana? ku manywa. agufatira ku ngufu ku muhanda se? oya si ku muhanda kuko njye nahitaga nzamuka ngana Indera. urumva nyine yarankurikiye. yagukurikiye? aragutega? ubwo umwana agize imyaka 15 agazi papa we make. ibyakubera igikomere? ni igikomere gikomeye. ko n'ubu njya mureba numva nyine nsubije ibihe mbisubije inyuma. ariko nyine amaze gukura. amaze gukura? ubwo nyine hari muwe mwaka kugira ngo uwo mugabo yibuke? 2009. nubwo ari inkozi y'ibibi? 2009. 2009. ndumva arako nasoreza. umwana se wigeze umuganiriza iyo nkuru? ntabwo ndabimuganiriza. yewe sawa ukomere. yego. komere cyane rwose.